kara kagabo de ya kan propose none imyaka 10 yose irashize kuva 2015 kambeshya ngo n'uyu mwaka ese mire wabaye reba ikureba nawe amaye nare cyangwa ndamutura kuramo ambara iyo myenda Iyi St Valentin ni yakangaye wampropose ryari ese kutavuga amagambo yashize noneho wampropose ryari 2015 none ubu ni ryari ni na 25 urumva nyina nakomeza kwihangana imyaka 10 yose buri St Valentin nkoresha icyo ushaka ese ubundi uragira ngo nambare njye gukora iki ambara ujye gusaba no kunkwa no ese ngenda ajya gusaba no gukwa kandi nta bakwe bahari nta nibyo gusabisha ibyo ngibyo twe twabyiteguriye byose ni wowe ubura ambara tugende inkwano twaziteguriye ibyo gusabisha byose n'abakwe barahari gera vuba ariko nkubaze nk'ibi bintu ubwo ni umuco gufata ukambara imikenyero ukaza wirukanka ugaciraho umuntu imyenda ubundi ubwo uwo ni umuco ko kuvuga ngo umuntu ngo agiye gusaba ngo ako nagari umuco we ko wanyidunzeho imyaka irenga 10 uwo ni wo muco noneho none se waretse nkajya kwambarira mu nzu watinye kwambarira amaso yanjye ako none uransetsa unyamburiye imyaka ingahe imbere nkureba ku buryo kwambara ibyo kibazo kuva 2015 propose ntago nayibonye 16 14 nkomeze imyaka 10 irashize nkureba niyo box yawe nyireba ubu munsi uri gushaka ambara se nyine warangije okay twagiye sasa ko suri mu cha tugende mwana yapfuma wanjye nashaka kugenda utibuka